Yes, undi munsi andi mahirwe ndurya mutuma nk'abatumikira kubatengwa ntiba mu ntego. Uyu munsi TV1 terambere ryanyu burya bari nishema ryacu. Yobuke dutangira tubaha mwaramutse, wowe dukurikiye bwije tukaguhamwira bityo ukishakamo kibwe gituma wishima. Ariyo mpamvu cyane turaha nkuko mubibona nakadasanzwe rero mu buryo bwa gospel aho noneho korali zibiri zo mu matorero biratandukanye mu gihugu ca Kenya. Ubwo ni Grace Tabernacle na Harvest, Jesus Great Harvest Ministry iri hariya Umoja aho bakunze kwita kwa Bishop John Muhima. Nanone kandi muri Grace Tabernacle naho bakunze kandi kwita kwa Bishop Emmanuel Musinga. Hanyuma rero nkuko mubibona rero korali ziri gukina hangaha ni yitwa Maserafi kuva muri Harvest, nanone kandi na Sauti ya Malaika kuva muri Grace Tabernacle. Hanyuma rero n'uburyo bwiza bwo gusabana nk'abaramyi babashe guhura kugira ngo byibuze bahuzwe n'imikino ngororamubiri babashe kwishimana. Nanone kandi bifite ico bisobanuye mu buryo bwa gospel, sugukina gusa, harimo no kuba abantu basharinga bakungurana ijambo, nubwo busabane bukabaho nk'urubyiruko. Hanyuma rero nkuko mibona nubwo mu mukino habaho gutsinda no gutsindwa gusa kubaramyi bo bari kubifata nk'uburyo bw'ubusabane, ariko nanone bitabuza utsinda kuba yatsinda. Hanyuma rero nkuko mibona rero ubu turi mu gice cya mbere aho bimaze kuba igitego kimwe kuri kimwe. Hanyuma rero umukino urakomeje, turagenda tuganira n'abantu batandukanye, baba abo ku ruhande rwa Grace Tabernacle kuva muri timu ya Sauti ya Malaika, nanone kandi ndetse nabo muri Jesus Great Harvest. Yes, hanyuma rero nkuko twabibabwiye turagenda tuganira n'abantu batandukanye. Hano hagiye hagaragaramo abantu batandukanye, hari abasanzwe bazwi kuri social media nka Trezor Rabane CEO Isoko, nanone kandi harimo abantu batandukanye bagiye bitabira uyu mupira n'abafana nkuko mibona no kibuga ni benshi cyane bitabiriye uyu munsi. Hanyuma rero no kugira ngo byibuzuru urubyiruko rusabane baganire bungurana ijambo, ariko cyane cyane binyuze no mu buryo bwa siporo. Ni byiza, siporo n'ubuzima, siporo ni ikintu umuntu wese akwiye kuba akora umunsi kundi nkuko mubireba rero. Nakadasanzwe mu buryo bwa gospel, abantu benshi wenda bakunze kumva kuko korali zishinzwe gusa kuririmba, zishinzwe gusa kuramya, ariko ibo bavuze kuko ari ubundi buryo bwiza bwo kuramya. Aho mubona rero mwizamu hano rya Sauti ya Malaika harimo president wa Sauti ya Malaika, uwahoze ari president wa Sauti ya Malaika Peter Mahoro uwo niwe uri mwizamu. Nanone kandi harimo umuramyi bukuru abenshi bazi nka Kingieli no kuvuga ngo uyu munsi yagaragaye kandi mu kibuga. Harimo nanone Celestin Mahirwe nawe azwi mu buryo bwa gospel kuko rero muyibona. Hanyuma rero turakomeza tugenda tubibasangiza, ni byiza bigeretse ku bindi. Turaganira n'abafanizi bamwe bari hano, nanone abo bafana nabava muri ya matorero twagiye tuvuga gusa, ntabwo hagaragaye abashumba. Sinzi wenda niba ari uko bishobora kuba byarateguwe mu buryo wenda abasore bakaganira ubwabo, ibyo turaza kuba tubimenya tuganira n'ubuyobozi bw'aya makorali. Ariko rero icyiza tuvuga ni ukubera kuko ubwo busabane buriho bw'abaramyi bagahura bagasabana. Muzukuri rero wowe udukurikiye komeza uryoherwe, ibiganiro bya nakadasanzwe umunsi ku wundi tuba turi hano kugira ngo turushizeho kubatumikira nkuko dukunze kuvuga, kuko turi abo mutuma tukabatumikira kubatengwa bitaba mu ntego. Uyu munsi ntidushobora kubatengwa kubera kuko namwe mutaba mwadutenguje. Kuri Mike ni Steven nanone kandi ku mashusho nkuko mubizi ni wa director umwe rukumbi hano ku mubumbe, umwe ukibayoboje inkoni y'icuma ni Emmy producer. Uwo ngo ni wa uri ku ishusho ryacu nkuko musanzwe mubizi, akabaha ibyiza biruta ibindi, ukaryoherwa n'ishusho, ukaryoherwa na buri kimwe cyose kiba kinyura hangaha. Hanyuma rero tugiye kuba twegera na bamwe, ndaza gusaba Evangeliste Shadrack uregera hano. Shadrack aze kuba yegera hano. Evangeliste wa Mukurahe numwe mu baramyi ba Sauti ya Malaika, mu gihe bagiye muri pause ndabona bagiye kuja mu gice cya kabiri kiri hafi. Reka tube tuganira na bamwe, araza kunyemerera afate iyi ndangurura amajwi. Wa Mukurahe muraho neza? Muraho neza MMTV. Nanone kandi uyu muvandimwe mu minsi ishize aherutse kubura umubyeyi, turamuha pole ubwo tubashe kuganirira hano kuri wihangane, kandi nabonye ko ni ibintu wumva n'ubuzima uzi ko umuntu yimuka ava mu buzima bumwe aje mu bundi. Nanone kandi tunamwifuriza cyane ko ari umuvandimwe wacu, tumwifuriza iruhuko ryabera cyangwa se aharuhukiye akomeza aruhuke mu mahoro. Hanyuma rero Shadrack, uyu munsi duhujwe n'umupira wahuje Sauti ya Malaika na Maserafi. Nagiraga ngo byibuze ubwire intego ibingibi bifite iki bimaze mu buryo bwa gospel, kubera kuko tuzi ko korale ziba zikora mu gisata ca gospel. Ibi byaba bifite ico bisobanuye mu buryo bwa gospel? Bifite ico bisobanuye kinini cyane, kubera ko murebye ku isi 80% y'abaturisi bose usanga
wenda 70% ari abafana b'umupira. Umupira rero ukunda kwifashisha nk'ikimenyetso cy'amahoro yego cyo guhuza, akenshi ugasanga nka Kongo wenda n'u Rwanda n'urugero ntibyumvikana, ariko iyo bahujwe n'umupira bose barahura bagakina ntawe ureba undi nabi, kubera ko umupira nyine ni ihuriro ryo guhuza abantu kugira ngo bishime, nk'uko umuziki nawo uhuza abantu kugira ngo bishime nta kibazo bafitanye. Rero muri urwo rwego twakoze kugira ngo dusabane, kuko siporo mu buzima ibikenewe, siporo ibikenewe mu buzima. Umuntu wese yaba ari umukecuru yaba ari umwana avutse aba akeneye siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza. Twayikoze muri urwo rwego kugira ngo abantu bose bagende bagira ubuzima bwiza, bagende bagegwaho. Hari ico Bibiliya ibivugaho dukunze kumva, kuko ibintu byose bya gospel Bibiliya igomba kuba ifite ico yabivuzeho. Hari ico ijambo rivuga ku bijanye no kwitoza mu by'umubiri. Kwitoza ku by'umubiri bigira umumaro kuri wowe, wenda nk'utu tugwara tw'umubiri tw'utugripe no kugabanya umubyibuho ukabije biragufasha, kubera ko siporo ntago bisaba kugabanya ibiro byinshi ngo ugende ugure maramoja cyangwa ugende ugure kwaritemu, bityo bisaba ko ukora siporo kugira ngo ugabanye ibiro. Rero nabyo ntacyo biba bitwaye iyo ubikoze. So abakristu wabakangurira gukora siporo mu kugira ngo bitoze mu by'umubiri bibarinda ibinure byinshi n'indwara za hato na hato. Byatari umukristo wese atazakora siporo nugwara ibinure tuzogira ikibazo ngo uje kwa muganga, uzajye muri gym uterura ibyuma wirukanke, nabyo biba bikenewe muri ubu buzima kugira ngo umubiri wawe ube wubakitse. Arakoze cyane, turakomeza tuganire n'abantu batandukanye, ariko nanone kandi nk'umuntu w'umuvugabutumwa, nirihe jambo waha rubanda rudukurikiye mu buryo bw'ivugabutumwa, kubera ko ku siporo twavuze kuko ntibihekera gusa mu kwitoza, ahubwo harimo no kuvuga ijambo. Niki wagenera abadukurikiye byibuze mu masegonda cyangwa mu munota? Icyo nabagenera kuri uwo munsi nabwira ko ubutumwa bwiza ari imbaraga y'Imana budakoze isoni. Iyo umuntu yayobotse ubutumwa bwiza aba umunyabwenge, icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, areba kure. Bityo nakangurira urubyiruko n'abakecuru n'abasaza kwamenya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Kristo, kubera ko nibwo butumwa bwatumye umwana w'umuntu ahishuka akisobanukirwa uwo ari we muri Kristo Yesu, n'icyo Kristo Yesu yamukoreye. Bityo nabashishikariza gukomeza kwirebera muri Kristo Yesu, apana kwirebera hanze yiwe. Ati ico nabashishikariza gikomeye no kwirebera muri Kristo Yesu, nta handi ho kwirebera, nta kwirebera mu mitungo yawe cyangwa se mu bindi bikugize. Kimwe kigishobora kugira umuntu akabaho ahamye akomeye no kwirebera muri Kristo Yesu. Ciao mukomeze muhane natwe, stay tuned on TV1 kabisa. Thank you. Sana man. Hanyuma rero nkuko nababwiye ko tugenda tuganira n'abatandukanye cyane, kuko ico twakomezaga kugarukaho nakadasanzwe mu buryo bwa gospel, kukugira ngo wenda amakorari cyangwa se abaramyi batandukanye bava mu macaca atandukanye bahuzwe noneho n'imikino ngororangingo cyangwa se siporo. Nanone ni n'ubuzima bamwe usanga baba basanzwemo bagakina. Uyu munsi rero abo mubona nabava mu itsinda rero ba representinze Maserafi kuva muri Harvest hano Umoja. Hanyuma rero bavandimwe nagira ngo mbakira hano kuri mbabwira ngo undi munsi andi mahirwe. Nanone kandi uratubwira izina ryawe, hanyuma ngire ibyo nkubaza mbone kuja ku muvandimwe hano. Okay, murakoze. Nitwa Fred Maniragaba. Twaje gukina twa representize Maserafi. Maserafi, muri Maserafi ushinzwe uhe murimo? Muri Maserafi nta murimo ushinzwe, twaje gwabonye aho ushingwa byibuze umupira. Dushinzwe gusa kira kabumbu na nothing. Buriya wenda tuze kuza kuba twibaza, abantu bazi kuko umupira ari nk'ikintu gusa cy'abantu bisi cyangwa se kiba muri sekira. Mu buryo bwa gospel bifite ico bimaze kugusabana nk'uko guhujwe no gukina akabumbu. Yego cyane, bifite icyo bimaze, kuko urabona iyo abantu bakina hari uburyo bagirana ubumwe, kandi iyo abantu bafitanye ubumwe hari ibintu bagerageza gukora no mu bijyanye n'uburyo bw'iyobokamana. Ugasanga niba dukinana n'uyu muvandimwe nagira icyo nkenera mu buryo bw'iyobokamana nkamwegera, kubera ko dufite iyo bond dukorana. Iyo muhuye n'abantu, kubera ko mu gukina barimo gutsinda no gutsindwa, kero ubu ngubu habanje kubaho gutsindwa kwa Maserafi, muza kwishura. Ubu ni kimwe kuri kimwe aho tuganira tutaraje mu gice cya kabiri. Umuntu yakwibaza, iyo habaye uko gutsindwa nk'abakristo ntiyabaho kurakarirana? Umupira bajya bavuga ngo football is a game of emotions. Urumva ntago byabura, ntago kurakara. Umukino w'amarangamutima. Yes, ni umukino w'amarangamutima, ntago byabura kabisa. Ariko
kubera ko nyine ari umukino wa gishuti ntago dupanika cyane ngo twumve ari ibintu birenze turarakara gatoya bigahita birangira. Pera umuvandimwe na microphone ukiri ahantu ugende umuvandimwe amazina ku badukurikiye dusanzwe twe tuziranye ariko abadukurikiye rimwe na rimwe usanga hari abantu baba batubonye bwa mbere amazina hanyuma nkubaza ibibazo nk'ibi. Amazina abantu Tashema Eric nk'amasengera mu itorero rya Vest nkaba twaserukiye Maserafi. Kandi no kuba iserukiye mu bijanye no gukina umupira muri Maserafi usanzwe ushinzwe iki? Muri Maserafi ndi mwarimu wa Maserafi. Uri mwarimu wa Maserafi? Turi kuganira na mwarimu wa Maserafi. Uyu munsi wagiye munsi y'ubuyobozi noneho bw'abandi bayoboye akabumbu ntago uri mwarimu wabaye umukinyi wa Maserafi. Yego. Kuri cya kibazo n'ubundi nasanzwe mbaza. Ibi bifite iki bitwunguye mu buryo bwa gospel nko kuba mwahuye na sauti ya Marayika mukaba muri gukina umupira? Kuko mbajije mu buryo bujanye na gospel uko usomye muri Bibiliya bazavuga ngo intumwa za kera cyangwa intumwa za Yesu mbere ngo zahora ngo zifite ngo ubumwe zasangiraga ibyabo byose ibyo bafite ukazana icyo ufite nanjye nkazana icyo ufite tugasangira natwe rero nk'abakinyi hano muri korali nubwo turi abakorali turi abaririmbyi ariko harimo talent hari abakinyi b'umupira rero niho twicaye turavuga tereka duhure dukine kuko nabyo birushaho gukomeza ubumwe bwacu hagati ya Maserafi na hagati ya sauti ya Marayika. So turavuga ngo reka dukine kugira dukomeze dusabane muri ubwo buryo. Tuje mu bijyanye noneho n'ubushobozi amikoro cyangwa se sponsorship kuba dukurikiye niziye challenge mubona byibuze kubera ko ushobora gusanga wenda mwahuye nk'urubyiruko ariko bitari supported n'izi nsengero mwavuyemo. Hari challenge muhura nayo mu bijyanye n'ubushobozi ishobora gutuma ibi bintu bishobora kuba bidahoraho? Yego challenges zirahari nyinshi. Urebye cyambere urabona nka mwene data ko turakina turi muri kipe imwe ariko urebye ntabwo twambaye jezi ntabwo zisa ntabwo jezi ibikoresho nibikeya urebye n'ibikoresho bya Zoezi ntabwo dufite imipira n'umupira umwe iyo ugiye hanze no kubanza tukarindira kugira tubashe kubona no kuvuga usibye n'amakorali dufite na kipe dusanzwe twitoza ariko gusa urebye ibikoresho dukoresha biba bikeya nico cyane niyo challenge dufite cyane mu bijanye n'ibikoresho dukoresha uvuga ngo uretse kuba mwahuye gusa byitwa ko ari korali zahuye n'ubundi musanzwe mufite timu musanzwe mukina. Yego mwembe mukina muri timu imwe n'ubundi ariko byibuze mufite akabahuza ka Betika sinzi wenda nimba hari mwebwe nabonye bitandukanye na sauti ya kinyangaha kubera ko yari yambaye imipira isanzwe ariko byibuze tugana ku musozo kugira ngo nze kubahangura ndabona musa naho mugiye gusubira mu kibuga. Yego niki mwabwira abadukurikiye haba muri ubwo buryo bw'ubushobozi duhereye kuri churches zacu twavuyemo tuvuge nka Grace Tabernacle na Harvest ndetse n'abandi badukurikiye bashobora kubishoramo imari bakabasha gusapotinga urubyiruko muri ubu buryo kubera kuko byibuze ndizera ko ukuguhura bishobora no kurinda abantu kuja mu biyobyabwenge bishobora gutuma n'abantu barushirizaho gukomeza kwigishanya. Niki mwabwira abadukurikiye nk'ubusabe bwanyu nk'abakinyi bavuye muri team imwe ndetse no muri korali imwe? Icyo twasaba abadukurikiye wenda n'abandi bantu wenda bafite uwo mutima wo gukunda gusapotinga ibijanye na sport cyambere mu bwoko bwacu ariko ntazavuga bagasa nkaho bino bindi ibintu biri hanze by'ikanisa ari nk'ibintu nyine bitari yobokamana ari byisi ntaho bahuriye nabyo ntibisobanura ngo nguru umukristo cyangwa nguru umupagani iki ni ikintu cy'umuntu wese yisangamwo rero tukaba twasaba abantu badukurikiranye uwo bafite ubwo bushobozi n'uwo bafite uwo mwete wo gufasha abantu ntufashe wenda nk'uwa ufasha yobokamana ahubwo fasha nk'uwafasha ubwoko bakaba badufasha muri ubwo buryo nk'ibyo bikoresho dukeneye kugira dukomeze zadufasha cyane. Nanone tusagiriza umuvandimwe nawe agire ubusabe bwe maze dugane ku musozo. Nanjye ntago ndenga ku byo umuvandimwe amaze kuvuga kuko urebye mu ikipe dukinamo ya Umoja FC hari ama-challenge menshi tugira nta mipira ntayo amajeze urabona ko itumbwira action. Yes, hanyuma rero nkuko mubibona uyu rero ni Mahirwe Celestin ahoze muvugaho kare kuko no mu baramyi batandukanye baramya ku giti cabo na Celestin Mahirwe yitabiri. Hanyuma rero nkuko mubibona tugiye kuja mu gice cya kabiri Celestin Mahirwe. Turakwakira kuri MM. Asante sana. Ibi ngibi bifite iki bisobanuye ku guhuza ibyara amakorali bisanzwe bizwi nko kuririmba gusa nivuga butumwa rindi. Uyu munsi mukaba mwahuriye muri Ruhago. Bisobanuye iki? Nacyo ni igitaramo mu bindi. Ni igitaramo mu bindi. Ni igitaramo mu bindi kubera ko n'abakozi b'Imana bahuye ministers na makwa abiri mu byukuri dusanzwe turi n'inshuti ariko ubu ni ubumwe ndetse n'urukundo gukina nubwo ari siporo ariko n'urukundo. Iyo habayemo gutsinda no gutsindwa ko bavuga ko football ari game ya emotion ntago bizamura emotion kwa gukundana kukaba kwasubira hasi. Oya ntago bibura ariko gusa rukundana nabyo birakomeza kubera ko ntago ari umwuga wacu. Umwuga wacu no kuramya no guhimbaza gukina nabyo no kugira ngo tukomeze ubumwe no mu byo mu mubiri duhuriremo no mu mwuka twongere duhure. Ni nkuko n'ubusanzwe duhure mu rusengero nta
nta emotion ziza ahubwo turamya Imana nanga ni urukundo ni ukuramya Imana gusa nubwo wenda binyuze mu buryo bwo gukina umupira kugira ngo tuze guhangura cyane kuko nabonye kuko wabaye umwataka ukomeye hari imbere Emer Biteri hanyuma rero tugana ku musozo nicyo babwira byibuze haba abashumba badukurikiye ndetse n'urubyiruko rwo muyobokamana abantu bari muri gospel nicyo bakangurira kubijanye na siporo mu buryo bwo gusabana binyuze mu gukina kabumbu. Siporo ni nziza mu buryo busanzwe mu buzima busanzwe irafasha yubaka umubiri ntabwo ari ugusenga gusa no kuririmba no kugira gute ariko tuba dukenera izindi mbaraga za siporo ndetse n'isengero uretse kuvuga amakorari tujye tuvuga ngo Tabanako yahuye na Harvest bikinnye nabyo ni sawa na ba basaza baboneke abasaza bacu urabizi abashumba bacu na siporo ariko bagerageje nabo gato bakakora ka siporo bigabanya gusaza abashumba murabyumva ati ubutumwa ni kubwanye nanone kuva kuri korari bikaja ku macaca reka tugushimire nanone tubifuriza intsinzi nanone kandi turushizaho gusabana. Thank you bakuzi rero dukomeze twizihigwe n'ibiri gukomeza kubera ahangaha ni timu zibiri zahuye intego ari imwe kugira ngo dusabane urukundo rukomeze ruganze hagati y'umwe wese kundi nkuko mubibona ibintu byiza bizigiye ciza ku muntu mwiza uzi gutegereza ciao ciao kabisa. Hanyuma rero ibintu byiza bikomeje kuba bigaragara ahangaha tugenda tuganira n'abatandukanye nkuko nababwiye umukino umeze neza urebye mu by'ukuri ibiri kubera ahangaha byakagombye kuba bihoraho abantu bagasangira ibyishimo binyuze muri ruhago nkuko twahababereye. Hanyuma rero abavandimwe bagiye kuba bagira ico babivugaho baratangira tubwira amazina yacu umwe wese hanyuma mbabaze 2 3 abanyakenya kumwe bavuga ngo mawiri mu 3 ndaza kuba mbabaza 2 3 tubwire amazina yawe hanyuma kugira ngo byibuze abadukurikiye bamenye uwo tuganira nawe kuri uyu munsi wa none. Murakoze cyane nitwa Bahoza Justin nayo mazina yanjye kuva muri Gisubizo mufite n'umukutano cyane bari uheraho hari mu kwezi k'umunani itariki 6 dufite live recording itandukanye n'izi concert zisanzwe sa makutano buriya ayo makuru yandi sino yamenya neza y'amakutano n'ibiki izo ndimi zigorana turabaza ba Dr Joshua ariko ni concert ikomeye irasaba ubwitange bukomeye ni zose za hano Nairobi ahubwo ariko ngo Gisubizo wenda hano umuja gusa cyangwa Kasarani burya nareze ko ari umuja za hano Nairobi ndetse harimo ibintu byinshi bitandukanye abantu tutarababwira ariko bizaba birimo dukorera kuri bibiri nibangaga nizo tubatanga ese bura ntago harimo kuzagura amatika abantu bakomeza babika ifaranga cyangwa ibyo biri mu buyobozi nibwo bashinzwe bajejwe kubisubiza ibyo biri mu buyobozi ariko ndumva nubwo yaba narimo ariko simeshi igihumbi gusa oya ariko ubu ntago twokwimera umuntu yaje kudushigikira kandi muri gahunda numvishe nkeya ntago iyo kwishyuza ntayo numvishijemo twari dukoze ku mukutano gusa ariko uyu munsi turi hano kubwo akabumbu kahuje Maserafi na Sauti muri zo timu zombi hari yuvamo uturukamo cyangwa waje gushigikira njyewe naje gushigikira kureba abavandimwe ni byiza ko tubana neza tukishimana n'abandi mu bikorwa bafite abantu bazabatekereza ko ibyishimo biva kure ariko ibyishimo nyene kuri usangira n'abandi bikeya niho haba ibyishimo kunguka abangaba tutari kumwe aba ni bejo bundi nzoza kubwira ijambo ry'Imana nibo bazonyumva kandi abo bazoza muri live good decoding ya Gisubizo mbera microphone umuvandimwe atubwira amazina nawe mubaza 2 3 murakoze ku mazina nitakimaze Patrick Kahuye komeze tu Maserafi waje gukinira Maserafi yego mu busanzwe ufite icyo ushinzwe muri Maserafi ndumujyanama uri umujyanama ahubwo urakomeye cyane turi kuganira n'akamati y'abajyanama uyu munsi umuntu yakwibaza bifite iki bisobanuye muri gospel kuba mwahujwe no gukina umupira kubera kuko tuzi kuko gukina akabumbu ari umukino w'amarangamutima habamo gutsinda no gutsindwa iyo habaye ko gutsindwa ntibishobora kurema intambara kandi mwari mugengejwe n'urukundo ubundi hari ikintu bita usabane bugaragara mu bintu byinshi hari abantu basabana bari kurya hari abantu basabana bari gukina nk'uko nguko hari abantu basabana bari gukorana so kubera ko dukora amaterura atandukanye rero nk'abaririmbyi ubu ni buryo twahisemo bwo gusabana kandi abantu basabana ntibatongana
iyo abantu basabana baraganira neza bakumvikana ibintu bikagenda neza. Ni ibisanzwe cyangwa ubu murabitangije bizahoraho? Okay, twabitangije twatangiye dukina na PC none ubu dukinye na Sauti ya Malaika. Harya PC iva mu mbaraga z'ubutumwa. None ubu dukinye na Sauti urumva n'ibintu dufite gukomeza. No kuvuga ngo rero no umushinga wa Maserafi ntabwo ari abandi bari oya ntabwo ari umushinga wa Maserafi no bwumvikane bw'amakorari urubyiruko Yesu ugenda bukora nyine ubu busabane bwo kina. Kubera ko ari umujyanama burasi we ico gitego cyavuyemo. Urumva je ndumujyanama urumva gukina ikipe n'ikindi departement ikora muri korari kuko dufite kapiteni hari ababishinzwe nyine kubiorganiza hako sinjewe. Buriya mufitemo kapiteni muri timu ya Maserafi. Kapiteni yes. Ahubwo murakomeye. Mwe munamamaza Betika. Ariko tugaruke mu buryo wenda iki kintu abantu bakwiye kuba bagifata bategikwire ku umuco mu matorero kugira ngo urubyiruko mu matorero rwituze rube rufite ubuzima buzira umuze. Ubundi ndabona ahubwo mutsinze igitego cya kabiri Maserafi. Yes. Sauti ndibiza kuyorohera ndabona Maserafi ishizemo igitego cya kabiri. Yego. Yes, urumva bimeze neza. So buriya mu itorero turebye neza habamo kategori z'abantu benshi kandi abantu bagenda bakunda ibintu bitandukanye mu rusengero. Hari abantu baza mu rusengero urabeze hari abantu bakunda gusirimba iyo batashamo igisimba mu rusengero uwo muntu aba yumva ari off. Hakaba abandi bantu iyo aje agasanga kuramya no guhimbaza ko atambutse akama amateraniro kumva aba yajiriye. Hakaza undi muntu yasanga barangije kubwiriza iyo kumva ni kawo bitaciyeho. Rero kimwe ko abana bandi urubyiruko rwa mu matorero iyo atari ama activity nkanga sportif agenda ko kumuranga mutima y'abantu ukumva nawe ntaguwe neza timushimishije. Cyo niko kuko ngo rero abantu ibintu byose bikwiye kuba bikora kuko angaha ntakibikirimo gukina ntacaha n'ubusane kimwe ko umuntu mwosangira yarumanga imbogo kagubwa nabi. Niyo kimwe nk'umuntu mwokina hano bisanzwe byenda gukinera nabi ariko atabigambiriye byo ndikutasi kubabona komereka nta mutima mu burimo kwa kundi byenda hosiga agasema gatoya uhagira ngo byenda uraza ugasubiraho undakama gafata kwazika ariko nuko ngo iyo kwazitse tumuza amabishira aho ngaho niyo kari gasigaye muhitamo amagaza amazi mugakaraba ibintu yarumanga imboga uko ufite umwanya ukamwe ati data gabanya kora cyane kuraca imbere ya kamera jo ngwino hano uze kubuganira nawe akabona ni ibisanzwe ni ukurumanga ukabwira wanyu tugenda gahoro gabanya vitesse turi kurya kandi turi gusangira ni bisanzwe. Hanyuma rero muzukuri iki ni ikintu ciza naje ubwanje ndagishima ariko nanone kandi nagiraga ngo uze ku expressinga ubutumwa haba kuba bahedinza no matorero tugenda tuvamo ndetse nabandi kukugira ngo byibuze wenda nimba hari inama wabaha mu bijanye no kuba abantu babigira umuco bigahuza abantu ndetse bikarinda urubyiruko kwisanga mu biyobyabwenge no kwestinga time mu bindi wenda bidafite inyungu byibuze ubutumwa bwa mu minota mike hanyuma tugane ku musozo. Hanyuma rero uyu rero niwe rutayizamu uyu niwe watsinze igitego ca Sauti ya Malaika tugiye kuba tuganira abenshi bamuzi nka Trezoro umuramyi Trezoro nanone kandi ushize kuri yemu hari zina nababwiye tumwita Macici Trezoro abantu benshi ntibari barizi uyu munsi niryo ryageri nagarukwaho hano ntabwo hatsinze Trezoro ngo hatsinze Macici Trezoro. Trezoro uyu munsi usobanuye iki kuri wowe kuba urubyiruko rungana n'icyo cyane abaramyi abavuga butumwa bahujwe noneho nakadasanzwe gukina umupira kuri wowe bisobanuye iki? Murakoze cyane na congratulations ko rewe watsinze. Thank you so much kandi abasauti mwese nije watsinze igitego kuvuga ngo tibaze kubesha nije watsinze igitego cya mbere cyafunguye umukino kandi minota 3 ya mbere nta bintu byinshi nagutinzamo. Dusubiye ku kibazo uyu munsi ntago ngufata nk'umunsi wa match yahuje korali zibiri Maserafi na Sauti cyangwa wahuje urubyiruko muri make ni yindi form yo kugira ngo hagire ubumwe bugaruka mu rubyiruko ni ibintu bigarura urukundo n'ubumwe muri korali n'urubyiruko rw'amatorero. Donc football I think nicyo kintu cya kabiri gikunzwe ku isi uretse umuziki.
buriya umuziki nicyo kintu cya mbere Trezor ntadukubitiye mu gafuka kwe. uretse umuziki ukundwa n'abantu bose ariko football si abantu bose bayikunda ariko ni ikintu kizana ibyishimo kikazana n'ubumwe mu bantu ni ukuvuga ngo uyu munsi ni umunsi uhuza abantu ukagarura urukundo mu bantu ukagarura ubumwe mu bantu ni ukuvuga ngo duhuye n'aba basore twakinye nabo b'amaserafi ni ukuvuga ngo hari urundi rukundo tuba dufite rurenze urwo twari dusanzwe dufite bitewe n'uyu munsi watumye duhura ni nkako mufata nk'umunsi ukomeye cyane. None se ko byibuze bigaruka byose na benshi bagiye baganira bagiye bagaruka ku kintu ni urukundo ni ubusabane watangiye utsinda tubona habayeho guhinduka kwa maserafi ku nyuso zabo cyangwa se ku masura yabo ubu ntabwo mushobora kwitwaza mwaje gusabana ahubwo mukarwana kubera ko habayemo gutsinda. No way turaba Kristo kandi turi n'abakinnyi ni ukuvuga ngo kuza hano this is a friendly match nubwo itaba ari umukino wa gicuti dufite n'ikindi turi guhatanira cyaba ari igikombe umwe atsinze undi agatsindwa ni umukino bibaho habaho gutsindwa no gutsindwa nabo bajya kuza gukina babizi yuko hari ugutsinda no gutsindwa nk'ubu batwishyuye banadutsinze n'icya kabiri ni ukuvuga ngo urabona ibyishimo mfite oya badutsinze iyo umuntu yatsinzwe aremera ariko umukino uracyakomeje ni ukuvuga ngo twaje tuzi ko turi butsinde cyane 90% twaje tuzi ko turi butsinde ariko no gutsindwa kurahari ukuvuga ngo iyo utsinzwe rero ugomba kubyakira kuko nabyo ni ibintu bibaho cyane so kuba natsinze bakababara ntago bababaye kuko twari tubatsinze yego gutana emotion nkuko bahoze cyane it's a game of emotion so ni nkuko nabivuga habaho gutsindwa no gutsinda ugomba kuza byose ubyiteguye. Hanyuma rero nk'inama wowe wahabyibuze abashumba badushunze mu matorero ibi byakagombye urabona byakagombye kuba bihoraho kugira ngo abantu basabane hanze yo guhurira arango turirimbe abantu urabona biba bikwiye ko bahura bagasabana muri ubu buryo bwa match. Uretse ibintu by'ibiterane biduhuza n'ibindi umupira ahubwo hagomba kubaho champion bakavuga ngo bategure nubwo bahuza amatorero yose agize akarere ka Nairobi bakavuga ngo bategure tournament izajya bahuza ni ikintu cyatuma habaho ubumwe no mu matorero no mu bashumba kuko bitari ibintu byo guceceka hari ibintu by'amacakubiri byagiye biba mu matorero yacu hano Nairobi ariko iyi football buri urubyiruko nirwo rwabasha cyane guhuza amatorero kuko ngo ni ibintu byagahora twanabivuzeho tujya gutangira no match ati iyi match twateguye ya friendly tugomba no gutegura indi championnat izahuza abantu bose ku buryo kizaba ikintu gihoraho tukazajya tuvuga ati tuje gukina nka championnat y'amatorero donc bagikora ari ikintu kizahoraho niyo izaza byaba ari byiza cyane kabisa twabishima. Kumuramye ntago ruva hano taririmbye nubwo turi muri match kibibaho twatsinze intsinzi bana b'Imana intsinzi ngenda yireba intsinzi mu bice byose intsinzi araka video nabonye umuntu barabanywa intsinzi ahita avuga muri caca tabanywa intsinzi bana b'u Rwanda. Reka dukomeze tubashimire mwe mwakomeje kubana natwe turagenda tuganira n'abatandukanye none ari nako tugana ku musozo ntimwibagirwe kuko uri ku mashusho ari producer undi munsi andi mahirwe. Thank you so much guys. Asante sana baba. Shukrani kabisa. Yes. Hanyuma rero nkuko mubibona turasoje rero umukino wari wahuje Sauti ya Malaika ndetse na Maserafi aho rero umukino urangiye ari ibitego 5 cyangwa se birazo 5 bya Maserafi kuri 2 bya Sauti ya Malaika. Rego bwa rubusabana ariko mu busabane agomba kubaho gutsinda kubera kuko uyu ni umupira nkuko wari wahuje abantu benshi batandukanye. Peter egera hano vayo na Freddy hano mwembi Peter na Freddy umwe no muri Sauti undi no muri Maserafi muze mwembi wegere hano muze umwe ahagarare mu maso bwanje undi ahagarare yego sawa kujya hanyuma rero bavandimwe wowe kare twaganiriye uwo twaraganiriye yari Amiri Jeshi cyangwa se aho zari umukuru wa Sauti ya Malaika. Peter muraho neza byagenze gute? Byagenze neza twishimiye uko byagenze nubwo twatsinzwe ariko ubutaha turabafite. Ariko mwemeye ko mwatsinze? Twemeye kubera ko ni nk'abo byari bidutunguye ariko tugiye kwitegura neza ubutaha tuzabakorera ibitangaza. Wamenye ko ari 5 babarajije kuri kandi 5 kuri 2 refaga nawe ntiyatubereye yadukoreye ibitangaza. Turaza kumugezana imbere ya kamera bisobanura refa vayo umukino kare wahoze uvuga uburyo ari ikintu caduhuje ciza c'ubusabane birangiye rero mutsinze bagenzi banyu 5 kuri 2 intsinzi wayakiriye ute?
Ya intsinzi twayishimiye nka Maserafi nubwo twabanje kuruha cyane twebwe twazuka hano dukora kuva mu gitondo saa moya kugeza saa 4 tubona gukina nyuma n'abavandimwe twari turushe cyane twari tuzi ko dushobora gutsinda ariko twabashije kubatsinda nubwo umwe datavuga ngo twabivye ntabwo refa yango yabaye mu ruhande rwacu ntabwo yabaye mu ruhande rwacu kuko urebye iminota yongeje iminota 20 kandi tahiba mu mukino uretse muri sauti gusa yarashaka arebe nimba bo dutsinda ariko birangira mwongeye mikindi hariho man of match Fred ni wakomeje gutsinda hano referee niye byabaye kongera iminota 20 ni ibintu bisanzwe mu mukino uko rero wari referee umunsi urebe muri kamera none uzi ukuntu nashatse kugira mwese mube duro itimu imwe itarushinde ngo zite zigenda zirangire gutyo byahita bipfa bisubiza ukuntu byahita bimera bahita bongerwa ibindi bitego rero nashatse kongeza iyo minota mbaho ndoyikuye same ariko birangira batsinzwe no birangira munsebeshe kandi nabongeye iminota mbaho wakomeje kuba amahirwe kugira amahirwe menshi bitaba abandi baravuga ko bwongeye iriya minota kugira ngo bongere babatsinde ibindi kubera ko babonye imbaraga zabo niko byari bimeze refari arabihamije ko yongereye Maserafi iminota kugira ngo yongere itsinde refari niko yisubireho ari kiransebeshe ese arya ni sauti ni sauti kabisa byinshi gara hano nawe tukubaze 2-3 umwe mu bayobozi basauti vayo akaba n'umucuranzi vayo Peter mwakoze cyane aba bombi reka baze kuba basangira microphone top scorer zishe iyi match y'uyu munsi kuri wewe wayibonye gute nyuma yaho babatsinze 5-2 turetse gusa kuri ivyo ubundi uyu munsi usobanuye iki kuri wowe mu buryo bw'ubusabane okay match yagenze neza kandi ntago wenda yari match y'ibindi yari friendly match kugira ngo twinjoyinge nyine nk'abakinyi n'abantu babana mu makorari kugira ngo tukomeze tugire ubwo bumwe rero ntago ari habirehekeye hazaza n'ibindi bikorwa ariko for all it was good kabisa yeah it was good intsinzi wayishimiye Maserafi wayibwira iki mubaho gutsindwa no gutsinda bibaho tucyari gutegura n'izindi nyuma bizagenda neza nta kibazo cyane vuba umuntu wagiye utsinda top scorer uyu munsi kuri wowe wakiriye gute na nyuma yo kuba watsinze ibitego byinshi uyu munsi wari sawa kabisa iyi kipe yari ntoya kabisa ariko ni ejo yarakinye Man City nejo yarakinye iga niyo kipe yanjye urumvaga ibintu byari byoroshye kabisa kuba utsinda ibitego byose niwo utsinze zose kwari bitanu ikipe yari yoroshe cyane sinzi bagende bongera imyitozo no kuvuga ngo ntago watsinze kubera ubuhanga watsinze kubera kuko itimu yari yoroshe ikipe niyo iroroshe kabisa nta buhanga wakoresha kuko ikipe yari yoroshe cyane yes barakoze cyane muzukuri reka tubashimire mwe mwakomeje kubana natwe kuri ibi rero bibe umuco abantu bajye basabana kubera kuko ibintu ntibihekera mu kuririmba gusa no guhura mu biterane abantu tujye duhura dusabana